Reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro ibyigisho n'ibindi bitandukanye bitambuka ku muyoboro mugari wa Kwiringira TV. Twari ku itariki 19 ubwo twatangiraga amavuna yaberaga ku itorero rya Gitarama n'intara ivuga butumwa ya Gitarama. Amavuna kandi yarayobowe n'umubwiriza butumwa bwiza Musoni Flavien, ngira ngo hari muri kugenda mubona ni amavuna yamaze ibyumweru bibiri, buri gitondo buri mugoroba twabaga duhari. Ngira ngo tugiye kuganira n'ababatijwe, tugiye kuganira n'abayobozi, tugiye kuganira n'ababwiriza mu buryo bugiye butandukanye. Amakorero yaraturirimbiye, ni nyinshi zaturirimbiye, bityo ziradutaramira kugira ngo ibintu bigende neza. So rero reka tubahe ikaze, tuganire n'ababatijwe, tuganire n'abayobozi, tuganire n'umubwiriza, ndetse muraza gutangara cyane muri kino kiganiro. Abenshi abafite ubumuga barisuzugura, ariko this time cyangwa se iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwisuzugura, ahubwo buri wese akora uko ashoboye, buri wese akore mu mbaraga ze. Turi turaza kubana na Metusera ufite ubumuga bwo kutabona, ariko uyu Metusera tuza kubana n'umwe mu bari bashinzwe cyangwa se n'umwe mu bari bashinzwe imitegurire y'aya mavuna. Abantu b'imuhanga muri kutwumva, reka tubashimire cyane. Abizera bagiye batandukanye, mushimira abayobozi. Reka tujyane tubahe report y'uko ibintu byagenze. N'amavuna kandi abantu bagera kuri 91 biyeguriye Imana. Ni inkuru nziza kandi ni inkuru itangaje kandi nejeje. Reka tubane mu biganiro bigiye bitanu. Muraza kumva amarangamutima y'abayobozi, muraza kumva amarangamutima y'abamifemu, amarangamutima ya pasteri, amarangamutima y'umubwiriza n'abandi bagiye batandukanye. Reka tubane, ngiye muri kumwe nitwa mwene Sote Philippe Gusenge, mukurikiye Kwiringira TV ndetse n'abandi babarizwa Gitarama. Muzakomeza kugenda mutwumva, ndetse Imana ikomeze kuduhana mwishibuke gusubscribinga, like, comment kugira ngo tuzajye tubana iminsi yose n'ibihe byose, duteze umurimo w'Imana imbere mu buryo bw'ikorana buhanga. Murakoze cyane, reka tujyane tubane. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza, inshuti z'umusaraba aho muri hose mukunda ijambo ry'Imana, mukunda ukuri kubutumwa bwiza. Tubaye ikaze. Yego, murakoze. Amahoro cyane. Anyway, ni byishimo kuri twebwe by'umwihariko ko bari kutwumva, bari hirya no hino, haba bizera bitorero rya Gitarama, ni intara ivuga butumwa n'umundi ya Gitarama. Reka tunezezwe no kumva aya makuru, kuko tumaze ibyumweru bibiri turi mu mavuna yarayobowe n'umubwiriza butumwa bwiza Musoni Flavien. Na amavuna yaberaga hano mu mujyi wa Gitarama, aho tugiye kuganira ku mbamutima z'abitabiriye aya mavuna, z'abagize uruhare muri aya mavuna. Nk'uko muri kumubona, ni Musoni Flavien, ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo abantu barenga 80 hafi 90 biyegurire Imana cyangwa se babyarwe ubwa kabiri. Rero tubahaye ikaze, si ubwa mbere tugiye kuganira. Yego. Tubaha ikaze. Murakoze cyane Theo. Turashima Imana yabanye natwe. Tumaze ibyumweru bibiri ahangaha i Muhanga ku itorero rya Gitarama. Twabonye ukuboko kw'Imana. Uyu munsi turi mu munsi mukuru, abarimo kumva amajwi barimo barayumva yandi. Twagize ibihe byiza, abantu babwirijwe ubutumwa bwiza, abantu bakiriye umuhamagaro w'Imana, ndetse wenda n'abandi abayobozi baraza gukomeza kuvuga, ariko njye ku bwanjye ruhande ndashimira Imana. Ndashimira organisation nziza y'iri torero rya Gitarama. Ndashimira pastoro, abakuru b'itorero, abadiyakonikazi, abayobozi baje, abayobozi ba mifemu, amakorari. Uyu murimo wari ufite imbaraga zidasanzwe. Kubona abantu biga mu gitondo ari benshi kuriya, ngira ngo nawe twari kumwe, kubona abantu nimugoroba bicara ijoro ringana kuriya, byari ibintu byiza cyane. Twagize abashyitsi, abo twizera kimwe n'abo tutizera kimwe, twagize umugisha udasanzwe. Avuga ngo rero ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga, kandi igihe cyose umuntu aziyemeza gukorera Imana, Imana izamwiyereka aho yagiye kuyikorera. Rero ndanashimira abantu babatijwe, abantu 91 babatijwe. Ni abantu ubona bazi ibyo bavamo n'ibyo bajyamo. Harimo abayisilamu, harimo abantu bo mu madini atandukanye, ariko ubona bakunze Imana n'ijambo ryayo. By'umwihariko rero Theo, nawe tugushimire kandi dushimire iri torero rya Gitarama. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibazamure. Nashimye organisation, uburyo abakuru b'itorero bita ku mukumbi,
nashimye uburyo bigisha bitegura kubatizwa, uburyo bakurikirana abantu. Nk'umuyobozi w'ivugabutumwa hano kuri iri torero ni umuhanga cyane. Twashima Imana muri byinshi. Yego, reka tuvuge ko twashima Imana, ariko iyo tugiye mu mateka yo muri Bibiliya tubona Paul uburyo yagiye ntabwo umuntu w'Imana yirukanka n'igihe gukoresha ikinyarwanda kibi, uko yagiye agenda ajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Ivugabutumwa iyo ubona ujya hamwe ukajya ahandi, ukavamo ukajya ahandi, ariko abo bose ukahasiga inkuru nziza. Ntabwo uhibye, ntabwo uhiciye, ahubwo usize hari icyuho usize, cyane ko uhava badashaka kuhava. Niki bigusigira? Niki abari kutwumva, abanyamuhanga, abizera b'itorero rya Gitarama, abizera b'intara ya Gitarama ndetse no mu Rwanda muri rusange, niki tugomba kwigira ku bavuga butumwa ndetse n'umuhati ushyira muri bino bintu kugira ngo byibuza bake muri benshi bamenye Imana? Murakoze. Ndashimira Kristo Yesu ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Ayo ni amagambo Paulo yavuze, kandi si njye nyine, ahubwo itorero ry'Imana abantu bose bicayemo, buri wese agize amahirwe akamenya inshingano yatumye ahamagarwa, buri wese yakoresha imbaraga. Ikindi, itorero ryacu rigira gahunda nziza yo gukomeza kwigisha bitegura kubatizwa. Ubu rero aba bantu bambwiye ko bagiye kubigisha ayandi mezi 4. Ku mezi 4 rero nitugira umugisha pasiteri azaduhamagara, noneho dukora umunsi mukuru nabo barangije ishuri, noneho ari abantu bashobora kubwiriza, bashobora kuririmba. Nkatekereza ko itorero rizakomeza kubabungabunga, cyane ko iri torero ari naryo ryabararitse mu kuboneka. Turashimira rero n'iyi firidi, ubu turi ku cyicaro cya firidi. Turashimira iyi firidi, ubuyobozi bwayo bwatubaye hafi pe. Abapasitoro twabaga turi kumwe, barimo kudukurikirana batugira inama, ngira ngo warabibonye. Rero Imana ikomeze ihabwe icyubahiro, kandi nifuza yuko n'abajene bakanguka, ababwiriza butumwa bagatangira bagakora. Ikindi ni ukubasaba gukoresha ikoranabuhanga nk'aya materaniro. Ibyigisho byayo ubu nibwo dusoje, ariko nibwo bigiye kujya ku ikoranabuhanga. Bashobora kuzabikurikirana kuri Kwiringira TV. Bizaba ari ibyigisho byiza, yaba ibyo twize mu gitondo n'ibyo twize nimugoroba. By'umwihariko rero organization yateguye no mavuna, abizera batanze amafaranga, batanga igihe, batanga impano zabo, warabibonye. Itorero riramutse rikoze nk'uku nguko hano byabaye, Imana yadukingurira amarembo no mu bindi bice bitarageramo ubutumwa. Reka tugushimire cyane, ngira ngo hari ni umwanya wa introduction, ariko twizere ko abantu baturuka mu bice bigiye bitandukanye. Reka dukumbuze abantu by'umwihariko bo mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Musanze. Ntabwo mvuze byinshi, Uwiteka natwe azatubashishe kandi namwe azababashishe muyobozi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego. Tubaye ikaze Mama Mifemo, muraho? Muraho neza. Meze neza? Akamwenyu ni kenshi cyane. By'umwihariko ku wa gatatu, ari ku wa gatatu ni ku wa kabiri. Ni Mercredi. Mwabanye n'umubwiriza mwigize byinshi cyane. Musoni no umuntu mwakiriye mute mu buryo bw'ivugabutumwa, mu kubahugura no kubacyaha? Musoni ni umuntu udasanzwe. Hano haciye ababwiriza benshi, ariko Musoni ni akarusho. Buri hari ibintu byanguye ku mutima, byadukoze ku mutima. Abizera, abashyitsi, ibyigisho bya mu gitondo. Ibyigisho bya mu gitondo byadukoze ku mutima, byaratunyotewe ku buryo hari ibintu byinshi byaremye mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Ni Mama Mifemo hano ku itorero rya Gitarama. Wabonye abageni bashya, wabonye abajina Mifemo, wabonye arya mu bitabo senior. Abasiniya n'abajiniya. Ngiye ndi umujiya, urumva. So witeguye kwakira gute abangavu, abamama bagenzi bawe, by'umwihariko mubagira inama mu mikorere no kubigisha uko itorero ryitwara, by'umwihariko umwari uko yitwara, uko umubyeyi yitwara? Murakoze cyane. Ni akamenyero kacu hano. Mifemo y'ahangaha ntawe utayivuga, irivuga. Buriya tugiramo ibyiciro bine. Hanasengera Mifemo muri firidi? By'umwihariko tugira ibyiciro bine: igo, abafurawazi, abayigo, abayigiserenti, abagorudeni, abo bose. Harya excellent ubwo ni bande baba bari wabo kuba indashyikirwa. Kuva ku myaka 20 n'umunsi umwe kugeza kuri 30 nibo agiserenti. Okay. Abafurawazi ni kuva ku munsi umukozi wubatse
kugera ku myaka 10. yego ubwo ibizu Ibizu ni ukuva ku 10 n'umunsi umwe kugera ku myaka 20. imyaka 20 ariyo kagoma. babandi bari inyuma hejuru y'imyaka 50. Abagorudeni ba zahabu kuva kuri abazahabu kuva kuri 30 n'umunsi umwe kugeza igihe cy'ubuzima bwawe. Imana izamfashe njye muri zahabu. Yego. Okay. Mwiteguye kubakira mute rero mubaha inama bazi ko abenshi bazi ko kuba uri mu Mana mbere na mbere icyo bigusaba nk'umubyeyi hari icyo bigusaba nk'umwari. Mwiteguye kubaha izihe nama bari bafite imico igiye itandukanye abanywa inzoga abari bafite ibyo bisiga imyambarire mwiteguye kubacyaha mute kubaha inama gute noneho? Kuko nabibabwiye ni inshingano zacu kandi n'akamenyero kacu tugira amasemina hano buriya hari n'igihe tubatumiriza abigisha dukunda kubikora tugakora imyiherero y'abagore abakobwa bacu aba baje baratomboye basanze ahangaha harateguwe. Yego mbese ubwo baje mu kibanza gisize bagiye kubaka so muzabafashe ko kandi muzababera abayede beza. Thank you urakoze cyane kandi tugusabira umugisha nawe uzakomeze kubayobora neza. Uzabaha inama uzababyazemo bene wahiti ba madamu wahiti bazakurikiraho kubwo gufashwa n'Imana. Imana ibaha umugisha. Amen. Pasiteri tubaha ikaze. Amahoro ni umugisha kubagira ni umugisha kuba turi kumwe muri kuganira n'abizera muri rusange. Turi mu ntara y'ivugabutumwa muyoboye by'umwihariko ni intara yavutsemo abana bashya cyangwa se abageni bashya muri Kristo 90 barenga 90. By'umwihariko ni ibyishimo bimeze bite kuri mwebwe? Murabanza mwibwira bari kudukurikira abizera bayo barakuza ariko hari abandi yenda bashya mu itorero ryawe cyangwa se mu ntara iyoboye bataza amazina yawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Joseph Ngendahimana. Nk'uko bivuze ndi umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gitarama. Turashimira Imana cyane kubw'igikorwa cyiza cy'ivugabutumwa cyabereye muri iyi ntara yacu. Mu by'ukuri tumaze ibyumweru 2 byose turi kumwe n'umuvugabutumwa Musoni Flavie. Ni umuhungu w'Imana. Imana yahaye impano nziza yo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza bwiriza abusanisha n'igihe tugezemo ku buryo usanga mu kubwiriza ubutumwa avuga ariko ugasanga ubutumwa ari kubwiriza bujyanye n'igihe. Rero imba mutima zanjye nuko nezerewe kandi ndishimye cyane kuko ivuna ryateguwe neza risoje neza habatizwa abantu 91 n'abantu benshi cyane. Mu by'ukuri turashima Imana kuko niyo yabikoze. Ndashimira nanone abayobozi b'itorero twafatanyije gutegura ivuna. Hari komite itegura ivuna, hari inama y'itorero, abakuru b'itorero, bose buri wese yagiyemo akora inshingano ye neza, bityo ivuna twese duhagurukira rimwe ku buryo wasangaga buri muntu wese muri gahunda y'ivugabutumwa nta n'umwe yabaga yicaye, buri wese yabaga ari gukora inshingano ye, undi ari mu yindi ku buryo wasanga ibintu byose biri gukorwa neza. By'umwihariko ndashimira uwari koordinateri w'irivuna. Ni umukuru w'itorero hano yitwa Metusalemu ariko yayoboye ivuna mu buryo twe tutatekerezaga. Wasanga ibintu byose biri kuri gahunda, abayobora gahunda, korali ziri buririmbe, buri kintu cyose kiri kuri gahunda yacyo ku buryo buri wese yabaga azi neza ko yamaze kumubwira. Bityo rero nta kindi cyatumye tugera ku musaruro muri rivuna ni organisation yari irimo. Yari iteguwe neza kandi buri wese yita ku nshingano ye neza. Yego. Pastor twavukije abana 91 bose. Hitezwe iki? Hari ubwo umubwiriza azakabwiriza akabatirisha abantu nk'aba ngaba bangana barya benshi kandi beza cyane ko bose ni bakuru nta mwana urimo. Harakorwa iki cyangwa se ari kwitegurwa gukorwa iki kugira ngo aba bana aba bageni bashya baje mu itorero ryacu basigasirwe ejo ntibazagende cyangwa ngo batane basubire mu byo bahozemo kera? Murakoze cyane. Nta kidasanzwe kiri gukorwa hano mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama. Tugira gahunda yo kwigisha abitegura, tuba dufite ishuri ry'abitegura, noneho tukagira n'ishuri ryigisha abitegura ariko bamaze kubatizwa. Iyo bamaze kubatizwa ntabwo bahita bimuka ngo bajye mu bizera abandi, ahubwo bagira ibyigisho byabo bakiga byibura minimum n'amezi 4 ariko ashobora no kurenga bitewe nuko bagiye biga, kuko iyo bari kwiga umwarimu wabo, dufite abarimu benshi babigisha, nibo bagaragaza yuko abo bigishe biteguye kwimuka. Hanyuma inama y'itorero igaterana tukabisuzuma tukabona yuko bamaze kwiga neza, igihe cyo kwimuka kigeze, hakaba habaho na graduation maze bakimurwa mu cyo cyiciro bakajya mu kindi cyiciro. Rero tubitaho neza ku buryo
nta kidasanzwe tugiye gukora kindi gitandukanye n'ibyo twari dusanzwe dukora, kuko iryo shuri rirasanzwe ryigisha abo bantu. Pasiteri, nagize umugisha wo kuba ndi kumwe nka pasiteri kuva 2016 twaba dufite insanganyamatsiko twese hamwe mu murimo w'ivugabutumwa. Uyu munsi dufite I will go. Ni insanganyamatsiko twavuga ko ikomeye kandi ifite igisobanuro gikomeye. Niyemeje kugenda, wiyemeje kugenda, twiyemeje kugenda. Muri iyi nsanganyamatsiko, muri iyi ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama, ku itorero rya uyoboye, ku itorero ubereye umuyobozi, ni igikorwa kimeze gute? Hari ubwo umuntu yumva I will go ariko atazi ni ibiki ngomba gukora, ni ibiki bigomba kubaho. I will go imeze ite mu ntara ya Gitarama? I will go mu ntara ya Gitarama tuyumva mu buryo bubiri. Yego. Icya mbere, insanganyamatsiko yacu avuga ngo Yesu araje. Yego. Niteguye kugenda. Yego. Iyi niteguye kugenda rero tuyumva mu buryo bubiri nk'abizera b'intara ya Gitarama. Uburyo bwa mbere tuyumvamo nuko Yesu ubwaje niteguye kugenda. Mu yandi magambo, ngomba kwitegura kumusanganira. Yego. Uburyo bwa kabiri, niteguye kugenda kumenyesha abandi ko Yesu agiye kuza. Yego. Iyo ni inshingano twihaye mu ntara yacu ya Gitarama, niko twumva iri jambo I will go. Ni ukuvuga ngo abize b'intara ya Gitarama tubiteguza kwitegura ubwabo ku buryo Yesu aramutse aje yajyana nabo. Bwa kabiri, tukabiteguza no kumenya yuko bakwiye kujya kubwira abandi, kwiteguza abandi ko Yesu agiye kuza. Nubwo busobanuro I will go ifite mu ntara yacu ivugabutumwa ya Gitarama, ariko ntekereza ko nabwo busobanuro yakagombye kugira mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, haba muri field yacu, haba no muri niyo yacu, ndetse no ku isi yose. Buri muntu wese yagombye kubyumva muri ubwo buryo. Reka ikibazo cya nyuma dusoza, ariko kandi reka dukomeze ababyawe ubwa kabiri cyangwa se abageni bacu, reka tubite dutyo. Hari benshi baza mu itorero ry'Abadiventiste, amashimwe ndi kumwe na pasiteri, niyo mpamvu cyangwa se niyo mahirwe yanjye. Hari benshi baza mu itorero ry'Abadiventiste biteze ko bahunze ibibazo, bahunze ibicanege, bagiye mu itorero ry'abantu badacumura, badakosa. Hari uwaba wabatijwe ariko twumva azadukurikira, uramukomeza mu buhe buryo? Uramuhiye nkuru y'ibyiringiro yo kumva ko hagiye ni heza, ariko se azitwara ati? Cyangwa se nagongwa n'umuntu, birashobora ko umuntu ugenda mu muhanda aragongwa cyangwa akagonga, azabyitware mati? Theo, icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane umbajije. Ikintu nabwira ababatijwe uyu munsi ni uko baje mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, basanze abizera b'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ariko basanze ntabwo ari abamarayika. Mu yandi magambo, basanze abantu babasha nabo gucumura nk'uko nabo bacumura. Icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki rero. Icya mbere ni uko bagomba kwikomeza kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe rutare, niwe buri muntu wese akwiye kubakaho. Uwubatse kuri Yesu Kristo ntabwo ahungabanywa n'umuyaga cyangwa se n'umuraba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero inama ya mbere nabaha ni ukomatana na Yesu, ni ukugisha inama Yesu. Yesu akaba umujyanama wabo muri gahunda zabo za buri munsi. Icyo nibakigeraho bizatuma barushaho kuba mu itorero barimo neza, kandi badafite kuva hano kujya ahangaha ngo usange barahuzagurika mu byo bakora. Cya mbere ni ukwikomeza kuri Yesu Kristo. Cya kabiri ni ukwiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana, kugira igihe cyo kwiyigisha ijambo ry'Imana, bagahorana na Bibiliya. Cya gatatu ni ukugira ibihe byo gusenga. Bakagira ibihe byo gusenga, ibihe byo gusabana n'Imana, ku buryo umunsi ku wundi bahora ari abanyamasengesho. Pastor, hari uwakumva abanyamasengesho, si urumva bari kuguca mu ijambo. Hari uwakumva ni bashya, ni abageni, uyu mugeni ari mushya, abataragira ifatizo mu rugo agiyemo. Hari uwakumva ngo umunyamasengesho akumva ari kujya muri ya matsinda mu bitare, ahantu runaka ajya gushakira Imana, cyangwa se ahantu bamwizeza gukorerwa ibyiza cyangwa se kugirirwa ibyiza binyuze mu masengesho. Yego, icyo kintu yacyumva ati? Amasengesho ndi kuvuga ni ukwitabira gahunda z'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, gahunda zateguwe n'itorero. Ku itorero ryacu tugira ibihe by'amasengesho bitandukanye. Tugira gahunda amasengesho yo ku isabato, tukagira gahunda yo gutangira isabato, tukagira gahunda yo gusenga mu mibyizi ku wa mbere isabato, ku wa kane w'isabato, ndetse n'andi masengesho ategurwa n'itorero. Rero ibyo nsaba bakora ni ukwitabira gahunda z'itorero, z'amasengesho y'itorero, ku buryo igihe cyose baba bari connecte n'Imana, ariko binyuze mu nyigisho bahererwa mu itorero. Cya kabiri ni uko bakwiye kwirinda inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma nshaka kuvuga ahangaha, niba abantu bazana inyigisho za rwihereranwa babwira bati hariya mwagiye mwayobye, mbese ugasanga hari utundi tuntu tw'inyigisho tuza ku ruhande. Ibyo ngibyo bakwiye kubyirinda, ahubwo bagakomerera mu itorero kandi
bakajya kuri Bibiliya cyane. Umuyobozi mbaha uyu mwanya ndababwira ngo nibajye mu byanditswe byera, bige Bibiliya kandi bisunge Yesu. Yesu abe umutabazi wabo. Hanyuma ikindi nuko igihe cyose bazahura n'ikibazo, igihe cyose bahura n'ingorane, igihe cyose bagira ikintu runaka badasobanukiwe, nibegere ubuyobozi bw'itorero, begere abakuru b'itorero, begere pasitoro. Abayobozi b'itorero turahari kandi twiteguye kubafasha kuri buri kimwe cyose kugira ngo babashe gukura bakuriye muri Kristo Yesu. Ikindi nabura kubabwira nuko iyo umwizera yinjiye mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, nawe abahawe inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo bakimara kubatizwa nabo ubwo bafite inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, yo kubwiriza bakamenyesha abandi yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Rero ni inshingano yacu nk'itorero, ni inshingano yacu nk'abizera kubafasha kugira ngo barusheho kuzamuka, ariko nabo bakwiye kumenya yuko Yesu yavuze ngo nuko mugende mujye mu mahanga yose, mubwiriza abantu mu mahanga yose ubutumwa bwiza, kandi mubahindure abigishwa banjye. Nanone Yesu yabibwiye Sawuli igihe yari amaze kumutoranya, amubwira ngo haguruka uhagarare, kuko igitumye ngutoranya no kugira ngo ugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukize ab'ubwoko bwanyu, ngukize ab'ubwoko bwanyu ndetse n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, kugira ngo bahumure amaso, bave mu mwijima bajye mu mucyo, kandi bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana. Rero bizera babatijwe vuba, ndabaha inama kandi ndabakomereza muri Kristo Yesu, kandi mbabwira yuko biteguye kwinjira mu inshingano kugira ngo nabo ubwo bamenye Kristo batangiye kumenyesha abandi. Murakoze cyane. Pastor, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bite? Ni byiza. Meze neza? Yego. Cyane. Cyane. Ariko wanyweye amazi? Wayanyweye? Byari bimeze bite rero? Numvaga nishimye, numvaga mu mutima wanjye numva mbaye mushya, ariko numvaga niteguye gutangira urugendo ntangiye, kandi numvaga ari byiza cyane. Ntabwo wari ufite ubwoba? Nari mbufite ariko ubu bwashize. Wari usanzwe usengera mu itorero ry'Abadiventiste? Yego. Good. Niki ubwira urateganya kwitwara gute mu banyeshuri bagenzi bawe? Yenda ntabwo bari basanzwe bakubona ujya gutangira isabato, ntabwo bari basanzwe bakubona ufite biriya n'ibyigisho, uritegura gute ibyo bintu kubikora noneho? Mu buryo niteguyemo, nafashe icyemezo yuko nka kuriya Musoni Flavia ameze. Yego. Nazajya ngenda mpinduka nkasaba Imana imbaraga z'uko nanjye namera nkawe, nkakunda gusenga, nkashishikariza abandi gusenga, kwihana ibyaha kandi no kubicikaho. Ibyo byose nkabikorana n'umutima mwiza kandi nkumva neze. Yego. Igihugu gifite siroga ivuga ngo urubyiruko, sibyo? Nicyo gihugu cy'ejo hazaza, sibyo? Uriteguye urubyiruko, umwana muto, kuba itorero ry'ejo hazaza? Yego. Ubyiteguye gute rero? Gufasha abandi kumva yuko Imana iri hafi yabo, byabera byiza, ikabongera imbaraga z'uko bakomeza kuba urubyiruko rwiza rw'u Rwanda, rwubaha Imana. Turi abenshi muri bagenzi bawe, bamwe baba bari mu biyobyabwenge, abandi ni indaya, abandi barambara kutubahishije Imana. Icyo kintu urumva igihe ubonye mugenzi wawe yambaye ibidakwiriye uzajya umucyaha ute? Cyane ko ijambo ry'Imana bitubwira haba gusiga inzara, kwimakeya, ibintu nk'ibyo nyine. Urabona uri umwana mwiza, afite naturelle nziza, wambaye neza, witeguye kubacyaha gute noneho? Teguye kubacyaha wenda nk'uwo nguwo uba wigize indaya, nkamubwira ngo ibyo bintu ntabwo ari byiza, ugomba gukurikira uko ijambo ry'Imana ribishaka, kandi kugira ngo urikurikize ni ugusoma ijambo ry'Imana, gukunda gusenga no kwihana ibyaha, kandi ibyiza ni uko wakerekeza mu nzira y'Imana kandi ugakunda Imana nk'uko nawe wikunda, ugakunda na bagenzi bawe. Wow. Abari kutwumva ni irihe somo ufite uvuga uti iri somo reka nditure bagenzi banjye, abanyeshuri twigana, abo twabatirije kimwe, nyine abo nzajya mbwira ni mumenye Imana, urubyiruko bagenzi banjye mwubaha Imana? Ni irihe somo wumva wabatura ufite mu mutwe wawe? Mu mutwe wanjye ndi kumva ndi gutekereza yuko nabatura inama yo gukunda kumva umutimanama, ko umutimanama akenshi aba ari ijambo ry'Imana riba riri kubikubwira kandi ritabeshya. Rero
kandi cyane cyane ugakunda gusoma ijambo ry'Imana kuko wenda uri mu bigeragezo wajya gusoma ijambo ry'Imana wenda hari ikintu wakunguramo kikagufasha mukava muri ibyo bigeragezo ufite gukunda gusenga no kwihana ibyaha. urakoze cyane. Nawe rero reka nguture Matayo 24 sibyo genda yikunda cyane sibyo. Niyo mpamvu yacu yo kuba turiho by'umwihariko twebwe tugendera kuri Matayo 14 kandi ubutumwa bwiza Matayo 24:14 kandi ubutumwa bwiza bwamuzigishwa ku isi hose. Nawe rero uzagenda urebemo isomo uzakuramo sibyo uzakomere kandi uzaba intwari by'umwihariko uzasimbure Ellen White sibyo. Urakoze cyane Imana igumugisha. Yego tubahaye ikaze mwe muri kuganira natwe muri kano kanya amahoro n'imigisho bikomeze kuba kuri mwebwe. Tuguhaye ikaze mwene data. Murakoze. Umeze neza? Yego ndashima. Uriyumva ute nyuma yo kubyara bwa kabiri? Ndumva nezerewe, ndumva ntuje muri njyewe, ndumva mu by'ukuri mfite ibyishimo bya bigaragarira inyuma ndetse n'imbere. Yego. Bigenda bite? Sobanura muntu iyo uri kwirira mu mazi hari uwumva nyine kujya mu mazi akongera akavamo ari ibintu bisanzwe. Urumvaga bimeze bite? Ngewe ubusanzwe umubatizo wo mu mazi menshi nibwo bwa mbere ngewe nari nkugiye. Yego. Ku busanzwe nari narabatijwe umubatizo wo ku Gahanga. Yego. Ariko mu by'ukuri umubatizo w'amazi menshi nari mfite amatsiko kuri wo. Yego. Kuba nagiyemo numva ni byiza, numva meze neza. Yego. Numva mu by'ukuri mvanye n'ibyishimo n'umunezero mwinshi cyane. Yego. Urimva ute kuba uri uyu munsi wa none uri umwizera w'itorero ry'Abadivantiste bakomeza amategeko 10 y'Imana? Abenshi turi abakristo ariko iyo wongeye gukomeza amategeko 10 y'Imana uriyumva gute nyuma yo kuba uwo mwizera? Ndumva nzashorwa na Kristo kandi nzi neza yuko uko nzaza ngenda nsoma ibyanditswe byera bizaza bigenda bifasha gukura mu buryo bwa mwuka. Yego. Aba niteguye rero nanjye gukurira mu itorero ryubahiriza amategeko yose kandi rigendera mu guhamya nko kwa Yesu Kristo. Yego. Ntago muje ahantu hari abera nari ndi kubiganira na pasiteri muje ahantu hari abantu bacumura ngira ngo hari mugenda mwumva ngo baba bita ngo nabateka mutwe abafunga mutwe ibintu nk'ibyo byinshi. So ariko ntago ariko biri ahubwo igihe umuntu nyine ugenda uko adashaka akwita uko ashaka. So ni urugendo rushya utangiye rw'ivugabutumwa. Wabonye Musoni hari ibyo wamwigiyeho, wabonye itoro rya Gitarama hari ibyo waryigiyeho by'umwihariko dusangiza imbamutima zawe muri urugendo rushya utangiye. Ni ukuvuga ngo ngewe najya nkunda gukurikira Musoni nkamukurikira ibyigisho bye yatanga ku ma YouTube. Yego. Ariko ndavuga nti byanga bikunda numvishije yuko afite amavuna hano ndavuga ati nanjye nzatendinga amavuna. Yego. Byanga bikunda hari icyo Imana izanyerekeramo muri amavuna. Ubusanzwe wari utuye hano i Muhanga? Yego, nari hano i Muhanga. Yego. Ubwo rero mu kwitabira amavuna kugenda afashwa kugenda numva yuko ngomba kubatizwa mu mazi menshi. Ibyo ni bimwe byaturutse mu kuba naragiye mbasha kwatendinga kandi n'imbaraga z'Umwuka Wera zikamfasha zikanyobora zikananyereka nkarushaho gusobanukirwa. Godo bagenzi bawe basigaye hariya ushobora kuzarona n'ibicantege byinshi bishaka kugusubiza inyuma batukubwira ati niba winyweraga agacupa ati urukugiye waje tugasangira witeguye kubasubiza iki? Hari icyigisho cy'uyu munsi batwigishije cyatubwira ngo kuvuka witeguye kurwana kuba umusirikare. Yego. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo hari abantu twabanaga nabo. Abo ngabo ubu tugiye gukora umukoro ahubwo kugira ngo tubegere tubereke yuko ibyo babagamo twabanagamo atari byiza kugira ngo nabo babashe guhindukira bakire inzira y'agakiza nk'uko natwe twatangiye kwakira agakiza kandi twatwiteguye kubishobozwa na Mwuka Wera. Muri make nta musirikare mu basivili?
nta musirikare mu basivile niko bimeze. So reka tubashimire cyane ngira ngo anaguri watwibwiye nitwa Munyentwari Emmanuel. Okay, Emmanuel, Imana igumugishe kandi izagukomeze. Iki gitabo ufite uzagerageza usome Matayo 24, kirimo byinshi. Ni igitabo kirimo abahanuzi b'ibinyoma, ni igitabo kirimo izi ndwara mugenda mubona ku isi, ni igice kirimo ibi byose tubona ku isi, uko abana ni byinshi. Ndetse ngewe ku ruhande rwanjye icyo gice nakigutuye, uzihangana ugisome, numara kugisoma usome igitabo cy'intambara ikomeye, igice cya mbere imbuka rya Yerusalemu niba ugifite, numara kugisoma nurangiza usome igice cya 27 cyitwa isuzuma rubanza n'intambara ikomeye. Ibyo bice uzagerageza ubisome kandi bizagukomeza, bizakubera impambi gukomeza. Thank you, God bless you kandi bonne chance. Murakoze cyane cyane kandi tubaha ikaze. Turacyaganira n'abantu babyawe ubwa kabiri, turacyaganira n'abantu bavutse ubwa kabiri. Bageni uruhinja uraho? Urambabara kukwita uruhinja kandi ukuze. Oya navutse. By'umwihariko n'ibyishimo bimeze bite rero? Ndishimye cyane. Uyu munsi rero narawutegereje igihe kinini. Yego. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi nabashije kubyagwa n'umwuka n'amazi. Abo mwizera wo mw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Agatimba kawe kari kameze gate? Kahumuraga? Kahumuraga. Yego. Ego. Aso ni urugendo rumeze gute kubuje mu itorero ry'Abadiventiste? Urumva ibyo byumvire bimeze bite? Ubusanzwe wasengeraga heye? Yenda wabasengeragamo nuvuga itorero cyangwa se wabasengeragamo cyangwa ntabwo wari ubasengeragamo? Nabasengeragamo ariko ntari umwizera. Yego. Ntabakunda. Yego. Rero ubu by'umwihariko ndishimye cyane nawe uri kubibona. Yego. Mfite intumbero. Yego. Wabanye na Musoni, ni iki wamwigiyeho? Musoni akunda Imana, azi Bibiliya, yadukundishije gusoma. Atubwira yuko tuzajya dusoma natwe tukazasobanukirwa neza icyo ijambo ry'Imana rivuga, nk'uko insanganyamatsiko y'amateraniro yavugaga ngo Yesu araje. Ni koko Yesu araje. Iyo urebye isi ya none ikwereka ibimenyetso yuko Yesu agiye kugaruka. Nanjye ubu ngubu mfite gahunda yo kubwira abantu ko Yesu agiye kugaruka. Twitegure ko ejo bundi uzaba uri umubwiriza cyane, nkoresheje indirimbo. Ukoresheje indirimbo, Imana izagushoboze. Ujye mu mazi cyangwa se oya, ariko reka tureke kujya mu mazi. Ni iki witeguye kubwira abagenzi bawe batari basanzwe bakubona ku isabato ujya gusenga, batari basanzwe bakubona wubahiriza isabato? Ibyo bintu witeguye kuba umusirikare mu basivile? Tubwire noneho. Iyo umuntu abatijwe ni urugamba batangije. Yego. Rero muri uru rugamba, iyo umuntu agiye ku rugamba, umusirikare yagiye ku rugamba, aba yiteguye kurwana no kurasa. Yego. Ubu rero intego nazanye njyewe niyo gukomeza nta gusubira inyuma. Noneho bagenzi banjye bajyaga bambona bisanzwe, ni ukubakundisha ijambo ry'Imana. Umwuka wera akazabararika nk'uko nanjye yandaritse nabo bakaza. Yego. Mbibutse neza ko imibiri yacu nayo ubwayo ari insengero z'Uwiteka. Uko tugenda, uko tugaragara, nabyo ubwabyo ni ivugabutumwa. Ntabwo bizasaba kubabwira, ahubwo impinduka ya mbere izagaragarira mu myitwarire, mu migendere. Reka tukubwire ngo bonne chance. Murakoze. Ntabwo nawe nasoza nakubwiye ngo Matayo 24 izakubera inkomezi, uzayikuramo byinshi. Igitabo cy'intambara ikomeye, igice kivuga isuzuma rubanza, uzagishake usesengure neza kandi ukigana ubwenge, uzirinda abahanuzi b'ibinyoma. Nkubwire ngo bonne chance kandi Imana izaguhire mu rugendo rwawe utangiye rushya. Murakoze cyane. Amena. Imana ibahe umugisha. Turabasuje cyane, ni ikiganiro mwakomeje kugenda mubona tubagezaho abantu bagiye batandukanye. Turi kumwe n'aba Elda, abatabazi bo mu yandi matoro babita abarimu. N'abarimu n'abashumba, sinzi uko nabita. No mu yandi madini sinzi niba ariko babita, ariko uko bimeze kose turi kumwe n'abakuru b'itoro, twebwe tubita aba Elda. Kubera ari benshi turabita aba Elders. So tubaha ikaze cyane, by'umwihariko mutubwira imbamutima n'ibyishimo mufite. Abantu barenga 90 biyeguriye Imana, bavutse ubwa kabiri, mwiteguye kubafasha mute by'umwihariko. Mbere na mbere Metuse tuguha ikaze. Murakoze cyane. Yego. Metuse ndi kumva mfite ibyishimo byinshi byo kuganira nawe. Mbere na mbere nk'umuntu wari ushinzwe ibi bintu, uriyumva uti? Murakoze. Mbere na mbere ndashimira Imana yo yambashishije, kandi ngashimira n'abayobozi bagenzi banjye, kuko ntabwo ari byo wabikoze,
ni Yesu wambashishije Yego. kandi abashisha na bagenzi banjye. yego Mu magambo make ndanezerewe cyane kubw'umurimo w'Imana wagenze neza. yego hari ikamba, hari inyenyeri zizajya ku makamba yanyu. Abantu 91 ni abantu benshi mu by'ukuri. Twavuga ko kugira ngo icyigisho gitegurwe kandi kigere ubwo abantu bacyumva muba mwatakaje imbaraga. Reka duhere kuri Elida wo ku ruhande. Elida, twarazindukanaga buri gitondo, twabaga turi hano turi kumwe, by'umwihariko wigomwaga byinshi, akazi, ibitotsi. Uriyumva ute kugeza uyu munsi wa none? Twazayisenga Emmanuel, aya mavuna aranejeje cyane. Icyanejeje cyane kirimo ni uko mu mavuna yose twagikoze ku iri torero ryacu. Aya mavuna yitabiriwe ku rwego rwo hejuru ku buryo byatunejeje cyane. Yego. Ndetse n'umusaruro wavuyemo urabigaragaza. Ariko turashima cyane n'umuvugabutumwa wacu Musoni Flavien afite impano nziza kuko yigisha Bibiliya akayihuza neza n'ubuzima abantu barimo. Yego. Ndetse n'abizera barimo. Twarabishimye cyane rero twaranezerewe n'ukuri Imana imumugisha. Yego. Metuse, urukumva yenda uraza kutubabarira n'abari kutwumva badukurikiye, hari ubwo umuntu ashobora gutanga impamvu. Uri umukuru w'itorero, twavuga ko hari, sinzi uburyo nabivuga, uburyo uza kubyumvamo ko nabizi ntabwo urukunde bari kuza kumbabarira. Amarangamutima yawe nanjye ndikumva Metuse, mbabarira umbwire kuba ufite ubumuga bwo kutabona, ariko ukaba uri umukuru w'itorero bakagushinga icyiciro nk'iki ngiki gikomeye. Metuse, hari uwaba afite ikibazo kimeze nk'icyawe ariko akijena akitinya. Metuse, ugasanga sinabishobora, akazana impamvu nk'izo Mose yazanye. Metuse, uramukomeza gute noneho? Urakoze cyane. Mbere na mbere ntumva ko nabaye umukuru w'itorero. Yego. Wenda nubwo mu mashuri ya segonderi naho nari narabaye umukuru w'itorero, ariko kuba umukuru w'itorero nk'uko babivuga ukajya imbere y'abantu barimo barakureba wowe ntubareba. Ariko ikintu cya mbere nabanje gutekereza, naravuze ngo ibi ni Yesu ubikoze, ntabwo ari jyewe, ni Yesu ubikoze. Kubera ko rero mpaye umurimo we azanambashisha kuwukora. Nk'uko wari ubivuze neza, kiriya gitekerezo cya Mose cyampaye imbaraga. Kuko Mose yagize inzitwazo nyinshi, ariko Imana ikamubwira ngo haguruka ugende. Yego. Nzaba ndi kumwe nawe. Yego. Ageze nubwo avuga ngo ntazi kuvuga. Yego. Noneho nanjye nageze aho ndavuga se nanjye ndaza kwitwaza ko ntabona. Yego. Nose niyo Mose yaravuze ko atazi kuvuga, Imana ikamushakira umuntu bazaba bari kumwe, Aroni. Yego. Nanjye nahise ntekereza ngo nitwaza ko ntabona, Imana yahita imbwira ngo uri kumwe n'abareba bazakureba. Wow. Urwitwazo rero ruhita ruvaho. Mu gukomeza rero bagenzi banjye, icya mbere ntabwo Imana ireba amaso, ntireba amatwi, ntireba isura, ireba umutima w'umuntu. Yego. Reka rero n'abandi bashobora kuba bafite ubumuga butandukanye, kuko barahari benshi, bakureho inzitwazo zo kuvuga ngo mfite ubumuga ubu n'ubu, ahubwo bumve ko Yesu byose abishoboye kandi azababashisha. Nanjye sijye, mbisubiramo kenshi, ntabwo ari nawe si wowe rwose. Nutwumva nutubona yumve yuko sijye, ahubwo ni Yesu watangije umurimo, ni nawe uri kuwukorera muri iki. Yatangiye umurimo izanawusoza. Elida, gukorana na Metusera ntimumuce intege bitewe n'ikibazo yaba afite. Mbere na mbere muri uru rugendo rw'irivugabutumwa mwabonyemo izihe mbaraga? Urakoze, nitwa Nsengurumye Jacques. Mu by'ukuri nk'uko mubibona, Metusalemu ni umukuru w'itorero, kandi umukuru w'itorero mu by'ukuri uri mu nshingano. Gukorana nawe rero mu by'ukuri ni iby'agaciro. Nk'ubu dufashe urugero,
ubwo twari turimo gutegura amavuna niwe wahise afata inshingano zo guhuza ibikorwa birebana n'amavuna guhera ku munsi wa mbere apanga gahunda yose kandi mu by'ukuri yabikoze neza ubwo twari turimo kugenda tureba umunsi ku munsi tureba se amavuna meza ati akaduha raporo tukabona mu by'ukuri abikoze neza gukora nawe rero ni iby'agaciro yenda ushobora kuvuga ngo kubera ko afite ubumuga bwo kutabona ugira ngo hari izindi ngingo ntizikora buriya ari mu bantu badufasha mu gufata ibyemezo mu itorero ni ukuvuga ngo ibintu byose aba yifuza ko bigenda neza kandi bigakorwa neza buriya kandi ntubone gutya buriya ajya anadusetsa ashobora kukubwira ati buriya nubwo bariya ndabareba ukagira ngo koko kandi mu by'ukuri iyo avuze ati ndabareba ibi bintu aba yabishyize kuri gahunda ku buryo abazi ngo uyu nguyu ahagaze hano ari mu nshingano ku buryo mu by'ukuri abikora neza ni iby'igiciro gikomeye rero kubana nawe kandi gukorana nawe biranejeje tuzafata umwanya dusoreme tusira twiganirire mu rugo none reka twigarukire kuri tariki y'umunsi wa none hari ku itariki ya 19 amavuna atangira uyu munsi by'umuriro birashize tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 ni tariki imeze ite ku bakuru b'itorero ku bapasiteri ku bizira b'intara ya Gitarama mu by'ukuri uyu munsi ni umunsi unejeje ni umunsi ushimishije kandi ni umunsi utazibagirana amateka yacu kuko kubona guhera ku munsi wa mbere twari dufite abizera baza kwitabira amavuna bagahera ku masaha yose tente zose twateguye zuzuye amakorari yose yarabonetse ibyiciro byose byaba ari abamifemu abamarisagayidi bose bari bahari uyu munsi rero kuba dufite abantu bagera kuri 91 bagiye babatijwe bagiye gukomezanya natwe ni umunezero kuko tungutse andi maboko intama z'Imana ziragarutse ubwo rero ni ibyishimo bikomeye kandi ni ibyishimo tuzakomezanya nabyo kugeza ubwo Kristo azabagarutse Metuse ababizera bashya babatijwe mwiteguye ko bafasha muteguye ngo bakomeze mu murimo w'ivugabutumwa mu by'ukuri niyo twajya mu buzima busanzwe iyo umwana akivuka aba akeneye byinshi ku babyeyi aba akeneye amata kugira ngo agende akura buhoro buhoro kandi agakura neza ababizera bashya rero twagereranya n'impinja kuko bavutse bakeneye kwegerwa cyane icya mbere bakeneye ijambo ry'Imana kuko niryo rigomba kubakomeza kandi iryo jambo ry'Imana bagomba kuribwirwa na bamwe muri twebwe cyangwa se twese kugira ngo babashe gukomera ikindi bagomba kumenya yuko bagomba kuba hafi itorero naryo rikababa hafi muri gahunda zose z'itorero ubu ngubu mbivuze mu mvugo yumvikana neza ntibakiri ababo ngo bigenge ni ukuvuga ngo ubu bagiye kugengwa n'itorero niba ari ugutangira isabato bakamenya yuko igihe cyo gutangira isabato kigeze niba ari isabato bakayimenya niba ari amateraniro yo mu mibyizi bakayamenya ikindi buriya iyo umwana arimo agenda akura hari igihe ahura n'abandi bana batari beza cyangwa se abana babi bashobora kumujyana mu ngeso zitari nziza cyangwa se nabo ubwabo bafite abo bari kumwe tutifuza nk'itorero yuko baguma muri cya cyiciro bari barimo rero tugiye gukomeza kubaba hafi basenga biga ijambo ry'Imana bagendera ndetse no muri gahunda z'itorero kugira ngo itorero ribabe hafi nabo baribe hafi kandi bakomeze gukurira mu buntu bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka mu mbabare dufate uyu mwanya katujye gufata ikigisho katujye gufata ikibwirizwa kugira ngo izindi gahunda zo zikomeze ariko ntago nasoza nanone ntaganire n'uramu Elida ku ruhande. Elida twiteguye gute kwerera imbuto abavandimwe baje kubera ko hari abaza biteguye kwererwaho imbuto kubona ibintu byiza bike bimwe tudafite mwiteguye kubafasha gute no kubasigasira? Reka mbanze gushimire uburyo nabo banye natwe ugeze ko maze utese kuzinduka muri rya joro mwavanagaho imbaraga buriya ni imbaraga zituruka ku Mana. Ubundi ikindi cya kabiri nko kuba muzabafasha mute ubundi ikintu nabonye gikomeye abizera bashya baje mu itorero
baza kurebera ko basanzemo. Imyitwarire yacu rero ntizatuma banakomezwa mu itorero cyangwa se bo bigendera, ariko kuba kwizera amaraso ya Yesu ntaho bazajya. Ariko inama nkunda gutanga, ndavuga nti nyabuneka bantu muje mwirebera ku bantu, urugero rwacu rukuru ni Kirisitu, ariko natwe twamaze kumumenya imyitwarire, uko dukora n'ukuntu tubana n'abandi bantu n'ukuntu dufatanya muri uyu murimo, bigomba kuba urugero rwiza, nk'uko abantu kera bajyaga baba hirya mu mpande hirya no hino bakajya Yerusalemu kuhigira. Nicyo twifuza kandi dutekereza ko icyemezo bafashe cyiza, hamwe no kudufatanyije turusheho kwihana no gutunganya inzira zacu kugira tubone umwami Yesu. Mwakoze cyane abari bari kubana natwe, abari badukurikiye. Imana ibahe umugisha. Elda, Imana izabashoboze kandi izabakoreshe by'umwihariko. Metusela nawe Imana izaguha umugisha, na Elda namwe mwese Imana izabaha umugisha kandi izabakoreshe by'umwihariko. Reka dukomeze tujye muri gahunda zivuga butumwa muri rusange, kandi Imana izabaho umugisha kandi izababashisha. Namwe mwabatijwe ntimuzarebe ku bantu, ahubwo muzahanga amaso Kristo we banze ryo kwizera kwacu. Amen. Reka tubashimire ababanye natwe twese. Amen, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.